Igitabo Abakurambere n'Abahanuzi, igice cya 65. Impuhwe za Dawidi. Iki gice gishingiye mu rwandiko rwa mbere rwa Samweli, igice cya 22, umurongo wa 20 kugeza ku wa 23, n'igice cya 23 kugeza ku cya 27. Ariko umwe mu bahungu ba Ahimeleki mwene Ahitubu witwaga Abiyatari aracika ahungira kuri Dawidi. Nuko Abiyatari abikira Dawidi ko Sawuli yishe abatambyi b'Uwiteka. Dawidi abwira Abiyatari ati, urya munsi ubwo narebaga Dowegi umunyedomu, namenye ko atazabura kubibwira Sawuli. Abo mu rugo rwa so bose nijye bahowe. Gumana nanjye, humura kuko uhiga ubugingo bwanjye ari uhiga n'ubwawe. Nubana nanjye ntacyo uzaba. Bahigwaga n'umwami. Dawidi n'umutware we w'intwari baguma mu butayu bw'Izifu. Muri icyo gihe ubwo nta wari uzi neza aho Dawidi yari ari, Yonatani yamugezeho atarazi ko aza. Izo nshuti zombi ziganira iby'imibereho yabo inyuranye, maze Yonatani ahumuriza Dawidi agira ati, witinya kuko ukuboko kwa data Sawuli kutazagushyikira, kandi uzaba umwami w'Isirayeli. Jye ubwanjye nzaba uwa kabiri kuri wowe, kandi data Sawuli nawe arabizi. Uwo musore wari mu buhungiro kandi wari ugihigwa yashubijwemo imbaraga cyane. Bombi bahera ko basezerana imbere y'Uwiteka, maze Dawidi yigumira mu ishyamba, Yonatani asubira iwe. Abantu b'Izifu batuma kuri Sawuli wari i Gibeya yuko bazi aho Dawidi yihishe, kandi ko bashaka kuyobora umwami aho yihishe. Ariko Dawidi aburiwe iby'iyo migambi yabo, ava aho yari ari ahungira mu misozi yo hagati y'Imawoni n'inyanja ipfuye. Nanone barongera batuma kuri Sawuli bati, Dawidi ari mu butayu bwa Enigedi. Sawuli ahera ko ajyana ingabo 3,000 zitoranyijwe mu Bisirayeli bose, bajya gushaka Dawidi n'abantu be mu bitare by'igandagarizo ry'amasha. Dawidi yari afite abantu 300 gusa mu mutwe we. Aho yari mu buvumo bwiherereye, mwene Yesayi niho yari ategerereje ubuyobozi bw'Imana ngo imwereke igikwiye gukorwa. Igihe Sawuli yazamukaga umusozi yinjira mu buvumo, Dawidi n'umutwe we bari bihishemo ari wenyine. Abo bantu ba Dawidi babibonye, bahatira Dawidi kwica Sawuli. Icyo gihe umwami yari mu maboko yabo, ikimenyetso cy'ukuri yuko Imana ubwayo yari yatanze uwo mwanzi mu maboko yabo ngo bamwice. Dawidi ashaka kubitekereza atyo, ariko yumva ijwi ry'umutimanama rivuga riti, ntukore ku Uwiteka yimikishije amavuta. Nuko abantu ba Dawidi bibutsa umutware wabo amagambo y'Imana ngo, nzakugabiza umwanzi wawe uzamugenza uko ushaka. Dawidi arahaguruka agesa ku kinyita cy'umwambaro wa Sawuli bucece. Sawuli arahaguruka ava mu buvumo ngo akomeze gushakisha, maze akangaranywa no kumva ijwi rimubwira riti, Nyagasani mwami, ninde wari umuhamagaye? Yari mwene Yesayi uwo yifuje kwica igihe kirekire. Dawidi arunama maze abwira Sawuli ati, aho ntiwirebeye ko Uwiteka yari agutanze mu maboko yanjye uyu munsi ubwo wari uri mu buvumo? Ndetse hariho abambwiye kukwica, ariko ndakubabarira, ndavuga nti sindi burambure ukuboko kwanjye kuri databuja, kuko ari we Uwiteka yimikishije amavuta. Kandi data, dore n'ikinyita cy'umwambaro wawe ndagifite mu ntoki. Ubwo nagesha ikinyita cy'umwambaro wawe sinkwice, nuko umenye kandi urebe ko nta kibi cyangwa ubugome bindiho, kandi sinagucumuyeho, nubwo uhigira ubugingo bwanjye kubukuraho. Sawuli agwa mu kayubi abonye uburyo yari ari rwose mu maboko y'uwo yahigiraga kwica. Nuko umutima wa Sawuli uroroha, maze aravuga ati, yewe mwana wanjye Dawidi, iryo jwi ni iryawe? Maze Sawuli acura umuborogo ararira. Ahera akabwira Dawidi ati, undushije gukiranuka kuko unyituye neza, ariko jye nkakwitura inabi. Mbese umuntu yabona umwanzi we yapfa kumureka agacika gusa? Nuko Uwiteka kugororera ibyiza ku byo unkoreye uyu munsi. Kandi rero nzi yuko utazabura kuba umwami, kandi ko ubwami bwa Isirayeli buzakomezwa mu kuboko kwawe. Nuko Dawidi asezerana na Sawuli yuko atazasibanganya izina rye. Dawidi ntiyashoboraga kwiringira indahiro z'umwami yari amurahiye, nuko Sawuli asubiye imuhira, bituma yigumira mu misozi. Nyuma y'uko abantu bafite ibitekerezo bibi bavuga amafuti basebya abagaragu b'Imana, umwuka w'Imana ahangana nabo, kandi rimwe na rimwe akicisha bugufi imbere y'abo bashakaga kwica. Ariko iyo bakinguriye umwanzi, urwango rwa kera rurabyuka, maze bakongera gukora ibyo bari barihanye. Satani ashobora gukoresha abantu nk'abo mu buryo bukomeye cyane kurusha mbere, kuko bacumuye ku mucyo ukomeye cyane. Abantu bababazwa n'uko basabye umwami, bukeye Samweli arapfa. Abisirayeli bose baraterana, baramuririra, bamuhamba mu nzu ye i Rama. Umuhanuzi mwiza kandi ukomeye, akaba yari n'umucamanza w'ikirangirire, arapfa. Uhereye mu buto bwe ukageza mu zabukuru, Samweli yagenderaga imbere y'Abisirayeli afite umutima utunganye. Nubwo Sawuli yari umwami, abantu bakundaga Samweli cyane kumurusha, kuko ibikorwa bye byarangwaga no kwizera no kwitanga. Abantu babona amafuti bakoze bisabira umwami kugira ngo batanyuranya n'amahanga yari abakikije. Benshi batewe inkeke no kubona Abisirayeli bagenda bakora ibyangwa n'Uwiteka kandi mu buryo bwihuta.
niko ko abisirayeli bari bakwiriye kuririra Samweli umuhanuzi w'Uwiteka yapfuye. Ishyanga ryari ribuze uwo abantu bari baramenyereye gutura imibabaro yabo, babuze uwahoraga bingingira Imana akomeje ngo ibababarire. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Yakobo igice cya 5 umurongo wa 16. Umwami yajyaga gusa n'umusazi, ubutabera bwari butagikurikizwa kandi na gahunda ihinduka umuvurungano. Igihe abantu bari batumbiriye uburuhukiro bwa Samweli, bagize kwicuza gukomeye ubwo bibukaga yuko banze ko ababera umuyobozi kuko yabanaga n'Imana cyane, bigasa naho yahuzaga Abisirayeli n'intebe y'ubwami bw'Uwiteka. Samweli yari yarabigishije gukunda no kumvira Imana, ariko noneho yari yapfuye. Abantu bumva yuko bari basigaranye imbabazi z'umwami wari warifatanyije na Satani kandi wajyaga gutandukanya abantu n'Imana n'ijuru. Dawidi amenya yuko urupfu rwa Samweli rukuyeho indi ngoyi imwe mu byo Sawuli yatinyaga, abura amahoro kurusha uko yari ameze uwo muhanuzi akiriho. Nuko ahungira mu butayu bw'Iparani. Ubwo yari muri ubwo butayu, yatekereje iby'uko uwo muhanuzi yapfuye n'uko umwami yari umwanzi we, maze araririmba ati: dore urinda Abisirayeli ntazahunikira kandi ntazasinzira, Uwiteka azakurinda amajya n'amaza, uhereye none ukageza iteka ryose. Zaburi 121 umurongo wa 3 n'uwa 8. Nabali umworozi w'umunyamwaga, Dawidi n'abantu be birinze imikumbi n'amashyo by'umuntu wari ukize witwaga Nabali, wari ufite ibintu byinshi Parani. Nabali yari umunyamwaga kandi w'umunyabugugu. Icyo gihe bakemuraga ubwoya bw'intama, kandi nicyo cyari igihe cyo kugira neza. Dawidi n'abantu be bari bakennye ibyo kurya, maze uwo muhungu wa Yesayi atuma abasore 10 kuri Nabali, ababwira kumuramutsa bagira bati: amahoro abe kuri wowe no ku nzu yawe no ku byo utunze byose. Ubu numvise ko ufite abantu bakemura, kandi abashumba bawe babanaga natwe. Nta nabi twabagiriye, ntacyo bajimije igihe cyose babereye i Karumeli. Uyu si umusozi Karumeli, ahubwo ni ahantu ho mu karere k'i Buyuda. Baza abahungu b'iwawe barabikubwira. Nuko ndakwinginze ikiva mu maboko yawe cyose, aba ari cyo uha abagaragu bawe n'umwana wawe Dawidi. Uwo mukire yasabwaga gutanga ku mutungo mwinshi yari afite, agafasha abari bamukoreye umurimo nk'uwo w'ingenzi. Igisubizo Nabali yashubije cyagaragaje imico ye. Dawidi ninde? Kandi mwene Yesayi ninde? Muri iyi minsi hariho abagaragu benshi bacitse ba shebuja. Mbese nende ku mutsima wanjye no ku mazi yanjye n'inyama mbagiye abakemuzi banjye, mbiha abantu ntazi iyo baturutse? Ibyo birakaza Dawidi cyane, maze yiyemeza guhana uwo mugabo wari umwimye ibyo yari afitiye uburenganzira, kandi akongera agacunaguzo ku gasuzuguro. Uko guhutiraho kwari guhuje n'imico ya Sawuli aho guhuza n'iya Dawidi. Uwo muhungu wa Yesayi yari agikeneye kumenya kwihangana. Abigayili atagishije umugabo w'inama, yateguye ibyo kurya biri mu rugero, abiha abagaragu barabijyana, kandi nawe arahaguruka ajya guhura na Dawidi. Abigayili abonye Dawidi, ahita ava ku ndogobe, yikubita hasi imbere ye yubamye, amugwa ku birenge aravuga ati: Nyagasani, icyo cyaha aba ari igihe gihereraho, ndakwinginze ukundire umuja wawe ngira icyo nkubwira, wumva amagambo y'umuja wawe. Abigayili yavuganaga na Dawidi amwubashye cyane nk'aho yabwiraga umwami uri ku ngoma. Yamubwiye amagambo y'ineza agira ngo amwurure umujinya yari afite ushire. Yuzuye ubwenge n'urukundo by'Imana, yagaragaje neza yuko inabi y'umugabo we itari yagambiriwe, ko ahubwo ari kamere itagira amahoro kandi irangwa n'inarijye yapfuye kwituraho. Hanyuma atanga ituro rya gikireho, ituro ry'amahoro ahaye abantu ba Dawidi. Yaravuze ati: Uwiteka ntazabura kukubakira inzu idakuka, kuko Nyagasani urwana intambara z'Uwiteka, kandi nta kibi kizaboneka kuri wowe iminsi yawe yose. Abigayili yashakaga kuvuga yuko Dawidi yagombaga kurwana intambara z'Uwiteka. Ntiyari akwiriye gushaka kwihorera nubwo yahigwaga nk'umugambanyi. Nuko Uwiteka namara kugusohozaho ibyiza yakuvuzeho byose uko bingana, akakugira umutware wa Isirayeli, ntuzagire umutima ukubabaza Nyagasani kandi ngo uguhane ko wavushirije amaraso ubusa, cyangwa se kuko wihoreye ku bwawe. Ubukiranutsi bwa Abigayili ni impumuro y'ururabyo, niko bwabonekeraga mu maso, mu magambo no mu bikorwa bye atabizi. Umwuka w'Imana yari mu mutima we. Amagambo ye yavuganwaga ubuntu, yerekanaga umubano yagiranaga n'Imana. Dawidi yahinze umushyitsi atekereje umugambi uhutiyeho yari agize. Hahirwa abakiranuka, kuko ari bo bazitwa abana b'Imana. Matayo igice cya 5 umurongo wa 9. Iyaba n'abandi bantu benshi bakoraga nk'uwo mugore w'Umwisirayeli, bagacubya uburakari, bagakoma mu nkokora imigambi ihutiraho, kandi bakaburizamo ibibi bikomeye bakoresheje amagambo y'ubwenge burangwa n'ituze. Uburakari bwa Dawidi bwacubijwe n'uburyo Abigayili yari amuvugishije, n'uburyo yamweretse ko atarakwiriye gukora ibyo yari agambiriye. Yemeye yuko yari atakigenga ibitekerezo bye, maze yicisha bugufi, yemera guhanwa nk'uko amagambo yavuga ngo umukiranutsi nkubite,
biraba kungirira neza, ampane biraba nk'amavuta asiga ku mutwe wanjye. Zaburi 141 umurongo wa 5. Yaramushimiye kandi amwifuriza imigisha kuko yamugiriye inama itunganye. Mbega ukuntu abantu bake ari bo bemera guhanwa bakabishimira kandi bagasabira umugisha abashaka kubakiza, ntibakomeze kugendera mu nzira y'ibibi. Abigayili agarutse imuhira asanga Nabali n'abashyitsi be bari mu birori basinze. Ategereza ko bucya maze abona gutekerereza umugabo we uko byagenze igihe yavuganaga na Dawidi. Asobanukiwe neza uko ubucucu bwe bwari bugiye gutuma akenyuka, yabaye nk'ukubiswe n'inkuba. Agira ubwoba bwinshi cyane maze yikubita hasi araraba. Hashize iminsi 10 arapfa. Ubwo yinezezaga mu birori, Imana yari yamubwiye nk'uko yabwiye wa mutunzi mu mugani iti, muri iri joro uranyaga ubugingo bwawe. Luka 12 umurongo wa 20. Nyuma yaho Dawidi acyura Abigayili. Yari asanzwe afite umugore umwe, ariko imico y'amahanga muri icyo gihe yari yaratumye atabyitaho. Ingaruka mbi zo kugira abagore benshi zakomeje kugwa nabi Dawidi mu mibereho ye yose. Nanone Abizifu bashakaga gutona ku mwami bamubwira aho Dawidi yari yihishe. Yongera guhuruza ingabo ze maze abarangaza imbere bakurikira Dawidi. Ariko abatasi b'inshuti babimenyesha umuhungu wa Yesayi, maze ajyana bake mu bantu be bajya kureba aho umwanzi wari. Hari nijoro ubwo bageraga ku mahema y'umwami n'ibyegera bye, maze babona bo batabareba aho bari baganditse bahwekereye. Dawidi abajije ati, ninde turi bujyane aho Sawuli agerereje? Abishayi ahera ko amusubiza ati, nige turi bujyane. Dawidi n'uwari umuherekeje bakingirijwe n'ibicu by'imisozi binjira muri urwo rugerero, basanga Sawuli yibikiriye asinziriye, icumu rye rishinze mu butaka n'urunywero rw'amazi ruri ku musego we. Iruhande rwe Abuneri umugaba w'ingabo ze niho yari aryamye, kandi ingabo ze zose zari zibakikije nazo zisinziriye ubuticura. Abishayi abangura icumu rye. Uyu munsi Imana yakugabije umwanzi wawe, nuko none ndakwinginze nyemerera mutikura icumu rimwe gusa, mpamanye n'ubutaka, sinongera ubwa kabiri. Ategereza ko abimwemerera, ariko yumva amagambo y'ibyongorero ngo reka ntumwice. Mbese ninde wabasha kubangura ukuboko kwe ku muntu Uwiteka yimikishije amavuta ntagibweho n'urubanza? Nk'uko Uwiteka ahoraho, Uwiteka niwe uzamwiyicira, cyangwa se azamanuka ajya mu ntambara yigwemo. Uwiteka ndinde no kubangura ukuboko kwanjye ku muntu Uwiteka yimikishije amavuta. Ahubwo ndakwinginze, enda icumu rye riri ku musego we n'urunywero rwe rw'amazi, tugende. Barigendera hatagize umuntu babonye cyangwa ubimenye, haba no gukanguka, kuko Uwiteka yari yabashinjirije ubuticura. Dawidi avuye mu rugerero ageze aho atagira icyaba, ahamagara Abuneri n'ijwi rirenga ati, mbese nturi intwari? Hari uhwanye nawe muri Isirayeli? Ariko none niki cyakubujije kurarira umwami shobuja? Muri mwe haje umuntu wo kwica umwami, kandi ari we shobuja. Reka ibyo wakoze si byiza. Ndahiye Uwiteka uhoraho, mwari mukwiriye gupfa kuko mutarinze shobuja, Uwiteka yimikishije amavuta. Ngaho nimurebe icumu ry'umwami n'urunywero rw'amazi aho byari biri ku musego we. Sawuli amenye ijwi rya Dawidi, arabaza ati, mbese aho iryo jwi si iryawe mwana wanjye Dawidi? Dawidi aramusubiza ati, ni iryanjye nyagasani mwami. Ati, mbese databuja agenzereza iki umugaragu we? Nakoze iki, cyangwa se n'icyaha cy'ikindi? Umwami yongera kwemera, aravuga ati, nakoze icyaha, hagaruka mwana wanjye Dawidi, sinzongera kukugirira nabi, kuko ubugingo bwanjye bwagize agaciro imbere yawe uyu munsi. Yewe nabaye igicucu, narafuditse cyane. Dawidi aramusubiza ati, mbwira icumu ryawe nyagasani, nihagira umugaragu wawe uza aryende. Nubwo Sawuli yari amaze gusezerana ati, sinzongera kukugirira nabi, Dawidi ntiyamusanze. Sawuli ahagurutse kugenda, aravuga ati, uragahora uhirwa mwana wanjye Dawidi, uzakora ibikomeye kandi gutsinda uzatsinda. Ariko mwene Yesayi ntiyiringiraga yuko umwami azakomeza kubaho igihe kirekire ameze atyo. Dawidi abona ko adashobora kwiyunga na Sawuli. Byasaga nk'aho yajyaga kuzashyira agafatwa n'ubucakura bw'umwami. Nuko we n'ingabo ze 600 bajya kwa Akishi umwami w'i Gati. Indunduro ya Dawidi yuko Sawuli azuzuza umugambi we wo kumwica yabitekereje atabigiriwemo inama n'Imana. Nubwo Sawuli yari mu migambi yo kumukuraho, Uwiteka yateguraga kwimika Dawidi. Iyo abantu babonye ibigaragara, bumva yuko ibigeragezo Imana yemera ko bibaho ari ibyo kubarimbura gusa. Dawidi yarebye ibigaragara, ntiyareba amasezerano y'Imana. Yashidikanyaga ko azagera igihe yima. Ibigeragezo byamubayeho igihe kirekire byari byaracogoje kwizera kwe no kwihangana kurashira. Uwiteka ntiyohereje Dawidi mu Bafilisitiya, abanzi bakomeye b'Abisirayeli, ngo abe ari bo bamurinda. Nyamara Dawidi amaze kubona yuko atakwizera na gato Sawuli n'ibyegera bye, yishyize mu maboko y'abanzi b'ubwoko bwe.
Imana yari yaramutoreye gutanga urugero mu gihugu cy'Abayuda, ariko kubura kwizera bituma ava mu mwanya yagombaga gukoreramo. Abafilisitiya bari baratinye Dawidi kurusha uko batinyaga Sawuli, maze kugira ngo Dawidi ashake ubuhungiro mu Bafilisitiya yatumye babona inenge y'ubwoko bwe, nuko atuma abo banzi bongera kugira umurego wo gukomeza gutera Isiraheli. Dawidi yasizwe amavuta kugira ngo arenganure ubwoko bw'Imana. Uwiteka ntiyashakaga yuko abagaragu be batera inkunga bakora ibyo gukiranirwa babereka intege nke z'ubwoko bwe. Byongeye kandi bene wabo baketse ko yagiye mu bapagani gukorera imana zabo. Icyo gikorwa cyatumye abantu benshi bamutekereza nabi. Ikintu Satani yifuzaga ko akora nicyo yakoze. Dawidi ntiyaretse gusenga Imana cyangwa kuyikorera, ariko yashatse kwikiza bituma areka kuyizera. Dawidi yakiriwe neza n'umwami w'Abafilisitiya. Uwo mwami yaramukunze kandi anezezwa n'uko Umuheburayo amuhungiyeho. Dawidi yazanye umuryango we, abo mu rugo rwe n'ibyo byose, nk'uko n'abantu be bose babigenje. Ababibonaga bose babonaga yuko yaraje gutura burundu mu gihugu cy'Abafilisitiya. Ibyo byaheshaga Akishi ikuzo, wasezeranye guha abo Bisirayeli bahungaga ubuhungiro. Dawidi asabye, maze umwami amugabira Isikiragi kiba igikingi cye. Mu mudugudu wabo bonyine wari witaruye, Dawidi n'abantu be bajyaga kuhagirira umudendezo wo gusenga Imana kuruta i Gati, aho imihango ya gipagani yajyaga kubabera intandaro y'ibibi. Igihe Dawidi yari atuye muri uwo mudugudu wari witaruye, yateye ab'Igeshuri n'Abagiruzi n'Abamaleki, ntiyagira n'umwe asiga ngo azi Gati kuvuga ibyabaye. Yumvishije Akishi yuko yateraga ubwoko bwe Abayuda. Ubwo bushukanyi bwakomezaga Abafilisitiya kuko umwami yavuze ati, yateye bene wabo Abisirayeli kumuzinukwa, bazatuma b'imbata yanjye iteka ryose. Dawidi ntiyakurikije inama z'Imana igihe yakoraga iby'uburiganya. Muri iyo minsi Abafilisitiya bateranye ingabo zo kujya kurwana n'Abisirayeli. Akishi abwira Dawidi ati, umenye rwose ko uzatabarana nanjye n'abantu bawe, tukajyana n'ingabo ku rugamba. Nuko Dawidi asubiza umwami ajijisha ati, ni naho uzamenyera icyo umugaragu wawe nzakora. Ubwo Akishi yasezeranye kuzagira Dawidi icyegera gikomeye cy'umwami w'Abafilisitiya. Ariko nubwo kwizera kwa Dawidi kwari kwarahungabanye mu byerekeye amasezerano y'Imana, yari akibuka yuko Samweli yamusize amavuta ngo azabe umwami w'Isiraheli. Yongeye kwibuka imbabazi z'Imana yamurinze Sawuli, hanyuma yiyemeza kutagambanira icyizere Imana yamugiriye. Nubwo umwami w'Isiraheli yahigaga ubugingo bwe, ntiyajyaga gufatanya n'abanzi ba bene wabo.